kwa kundi ushaka ufite umu girlfriend mukaba muri Kigali se Kigali urayizi life yako nibimeze sibyo ushaka gukundana n'umu baby urumva akodesha nawe ukodesha nawe waba atari muri Kigali ari mu ntara sibyo se nibyo nubundi izo zo guhuza buri gihe muzijyamo atari ikibazo karebo kavuga uti nubundi aho kugira ngo aya mafaranga yakodesha hariya nanjye nkodeshe hano reka tube turi kumwe tube tubana tuba turabana nabanaga na girlfriend wanjye kandi ubana n'ikibazo kirimo buriya nubwo bajya bavuga ngo gushaka bya byiza umuntu agiye abanza kana testinga bira bintu ngenda nanabishyigikira gushobora kuvuga ngo umugore ngiye gushaka umugore ariko mukaba mwabanza kubana nk'ukwezi sibyo mukabana nk'ukwezi nk'umu girlfriend na boyfriend ukabanza ukamenya uwo ari we nawe akamenya uwo uri we hama nyuma yaho aribwo mu decidinga ngo reka dufate umwanzo wo kujya kumanika akaboko dusezerana ngiye mbana n'umu girlfriend wanjye ubwo abantu batagira ngo nagize aba ex batari umwe abantu bataza kumentioninga ngo bavuge ngo navuze nguyu cyangwa sibyo gusa arahari nawe ari iyi sinareba n'iki kiganiro abibona sibyo ngiye nabanye n'umu baby sibyo mwubahira ko ari umu girlfriend wanjye sinamufashe nk'umugore sibyo naratekaga mu gihe yagiye mu kandi kazi akenshi nkabyuka nkoza ibyombo